man uzandinde umugore usakuza, uzandinde umugore usambana, mwizindiro twagiye ahantu muri famiye abantu bafite ubushobozi pe bihagije batuye mu kibanza gifite nka metero kare 800 cyangwa 1000, inzu igeretse kabiri irimo za gym tonique hejuru, irimo na ntuza na comptoir, irimo amafirigo, ibintu biruzuye, urugo rurimo imbwa 30. Yego nyagasani zirya zifite n'abaveterineri, haparitsemo amajipo 2 ya Benz, hari indi vane ngo itwara abana idahari, n'imodoka y'umugore iparitse inyuma. Urumva urugo rubamo imodoka enye na jaride n'agapaniye ka basket. Ndabyumva aho hantu rwose harifashije. Ariko ngo umugabo yangaje ingenza ku mugore, ifuhe naryo ni kiri kibazo. Yashyizeho abantu bagenda ku mugore we aho anyuze hose. Yatse imodoka nabo batsinde baramonse mu makaritsiye yose, neza abantu bamenya nigatuna ngo arambutse karitsiye yose aho umugore ageze baba bamuriho. None ubu umugabo arafunze. Urumva urwo rugo inzu babamo ntabwo iri hasi ya $500,000. Kirumvikana akaza bari gushyira imbere. Yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro nanone cy'uyu munsi. Nk'ibisanzwe turagarutse na mwarimu wacu. Mwari wiriwe neza uraho? Uraho neza. Meze ute? Sava. Twaraburanye. Nakundi nyene. Muri shuguri. Tuba turimo cyangwa mu muri? Muri shuguri. Ngeze ko nta kindi mba nkora. Yego. Ariko nibyo bifo gushugurika mukiri bato. Twe turacyari batoya. Turacyari bato, tuba tugomba kwikaraga hirya no hino ngo turebe ko bari abahungu nabo basoza kwiga byibuze. Nicyo ngubu tuba turi kurwanaho nta kindi. Umeze ute? Sava. Nanjye meze fresh cyane. Tubanze twamamaze hanyuma tuze kwamaza. Okay. Sawa. Reka duhere ku muryango sasa. Maze iminsi ngenda nsoma ndeba inkuru zigiye zitandukanye, nkibaza ninde umusore cyangwa umukobwa ninde akwiye kugisha inama mbere y'urushako, mbere y'uko ashaka. Ikindi cya kabiri, akimara gushaka mu ngo habamo amakimbirane byanze bikunze, ntazibana zidakomanya amahembe. Mbere y'uko ibyo bintu bijya hanze y'urugo, ninde wo kugisha inama? Yego duhera Umushumba Antoine Rutayisire muvugana yabasubije ngo iki? Yatubwiye ko umuntu wa mbere ugomba kugisha inama mbere yo gushaka ari Imana. Yego. Uwa kabiri ari umutima wawe. Voilà. So kubera ko abo bajyanama babiri nibo badahinduka. Sibyo se? Yego. Nibo badahinduka. Abandi abagatatu, abavandimwe, abandi bose bo barahinduka. Ubanza kugisha inama umutima nama wawe n'Imana yawe. Yego. Ukanayibwirerega icyo ushaka. Ubwo ndimo ndahera ku bya Rutayisire, ariko ndaza kugera mu byanjye n'ibyo nanjye mba narakuye ahandi. Yego. Kubanza ukamenya urushako n'iki. Ntabwo ari paradizo titu. Kandi yarebe babwira Rutayisire ko ubundi n'urushako umwana yakaba yarwiga akimara gupfundura amabere, akamenya uko bigenda. Nyina yajya gukora ikintu akereka umwana we w'umukobwa. Yego. Ise yajya gukora ikintu akereka umwana w'umuhungu, akagenda amwereka ati dore mu rugo nuko bubaho, papa na mama babana gutya, bakora gutya, dore uko bagabanya imirimo, nawe akazagera icyo gihe abizi. Yego. Ariko benshi bazigisha inama batari bo, abo zananiye bamaze kuzita, cyangwa zananiye ariko bakizirimo. Tangira oya azajya byimesera, inkweto se nta maboko afite se, nawe yajya yihanagurira inkweto. Kakantu Rutayisire yababwiye, yavuze ngo niba ari siliful thinking, niba ari siliful, harimo siliful bya bintu, cya kintu cyo kuvuga ngo gutinya ibyaha byakozwe n'abandi, ukareba urugo rubi ugatinya gushaka ngo
ngo rutazamera nk'urwuri. Rutazamera Ako kantu nk'urwuri. ni sirifuru ndaza kwibuka kandi gakurikiraho ngenda nkurura bikanga ariko niko bemeze. Ubundi rero tugira ikibazo cy'uko abantu biga urushako igihe gito, yego, kwa gitifu no kwa padiri, igihe kitarenze amezi 3 bikaba baragiye. Wiza urushako muri 2001, kamvuge ngewe nkanjye 2001 kwa twigishwaga na gitifu w'akarere. Gitifu w'akarere 2001, 2002 padiri atwigisha. Ubu byakabaye bivuga ngo kugeza na n'ubu nizo nyigisho mperuka. Urigisha abantu, umugabo nibwo akimera ubwanwa, umukobwa nibwo agipfundura amabere. Nta gasentre, nta matama, nta nda, nta mabere manini, nta bicece. Abo bantu birarangiye are mu rugo. Mwagiye hajemo urubyaro, hajemo konsa, hajemo abana barira, hajemo kubyibuka kubera amasombe n'ibikoma, hajemo kuzana inda kubera amabyere. Ibyo byose aho handi aheruka za nyigisho za 2001. Yego, noneho ubwo ibyo bindi ntabyo wamwigishije. yego, Ibyo bigeze hagati rero bamwe bariyigisha cyangwa bakigishwa na societe. Niyo mpamvu Rutayisire avuga ngo umutima nama wawe aba ari ugisha inama n'Imana yawe. yego. Ariko iyo nzira yose hakabaye hari akompanyo. Ariko shimire nibagiye kubivuga. Hari abantu numvishe ngo ni inshuti z'umuryango, asubwo ntibyabaye di. Hari akantu naguhaye ka mwana afunze. Manza byara sinzi igihe bizabera ariko manza byarabaye byagomba kubera muri diplomate. Ari ama initiative nayo araza gufasha gahunda mije profe niba ifite gahunda by support. Donc hari abari kugira initiative zo kwisupporting bagahuza amakouple cyangwa se n'abandi bantu bakeneye urushako ruzima. Hanyuma rero Rutayisire mwaganira ibintu byinshi, reka bicishemo amaso, ndabona wowe udashaka kubivuga. Rutayisire mwaganiriye ibijyanye no gucana inyuma, kwiga urushako, ibyo nibyo maze kuvuga. Mwiga abana bavutse bo hanze y'urugo. N'ubu hari case mfite y'ikinyinya. Case ifite y'ikinyinya, umugore yaje yandirira kuri telefone, ntago ndamubona, ambwira ko yashakanye n'umugabo ufite umwana hanze, aramumwereka, hanyuma hashize umwaka bamuzanira undi mwana. Ariko ikibazo cye numvise arimo ikibazo cya communication, nayo turayigisha, tuganira kuba murika imitungo yabo. Nibyo ngezeho. Abana barezwe n'umubyeyi umwe cyangwa utari uwabo, inzoga zihurira he n'ibyaha, urushako rwa kabiri iyo urwa mbere rwakunaniye cyangwa ukagira ibyago wo mwashakanye agapfa, inama ku rubyiruko, umugabo unezerewe. Aka kantu nakabonye hehe di, nakabonye munavuze ngo umugabo unezerewe n'urongora umukobwa yakunze. Kirumvikana? Akaza bari gushyira imbere. Umugabo unezerewe n'urongora umukobwa yakunze. Yego. Ariko umugabo wizihiwe n'ukunda umukobwa yarongoye. Gasubiremo twumve. Umugabo unezerewe n'urongoye umukobwa yakunze. Ariko umugabo wizihiwe n'ukunda umukobwa yarongoye. N'ukunda umukobwa yarongoye. Aho urumva icyo bishatse kuvuga? Aka kabiri kari kunyigomba. Nuvuga ngo kurongora umukobwa wakunze ni byiza pe. Ariko gukunda umukobwa warongoye birarenze. Ni byiza kurusha. Gukunda umugore wawe kwa. Gukunda umukobwa warongoye ni ugukunda umugore wawe. Kurongora umukobwa wakunze ibyo ni ibisanzwe, ntabwo warongora udakunda. Ariko kumukunda na nyuma uburenze. Babyita ngo byari mu Cyongereza. Hanyuma communication mu muryango, urabyumva? Yego. Iyo niyo turaza kureba. Yego. Hari utundi maze numva muri wisdom, voice of wisdom. Naho yaba ari AI, harimo umusaza uba wambaye amabubu ariko wigisha amagambo abavuga niyo ndeba. Ushobora gusanga ari AI, ni AI kuko
public ababwira ubona ari AI. isa n'iziritse AI. bazamura akaboko rimwe iri AI kandi hora rimwe ntihinduka abambaye ikote ry'ubururu imbere nabo agakaramu nabo ariko ibyo avuga nibyo ndeba ngewe akavuga ati submission is not silence, is not fear. Guca bugufi ntabwo ari uguceceka, nta nubwo ari ubwoba bwo kuvuga. Gucira umuntu bugufi. Hanyuma ati men love wife before honor. Ati women respect husband without losing identity. Ibi byo nundi nawe w'umukobwa nawe ubivuga. Aba ati abagabo mubanze mukunda abagore mbere yo gukunda icyubahiro. Namwe bagore mwubaha abagabo ariko mudatakaje umwimerere wanyu. So kubaha umugabo ntago bivuze ngo urahinduka umucakara uragira gute, no. Hanyuma avuga ati mu byubaka urugo emotional connection. Emotional connection. Urabyibuka umutipe witwa Fabrice wabaye umurokore yavugaga na Rutayisire yabibabwiye, avuga ko abantu bashakanye mwicara mukavuga n'ubusa cyane, mugakora ubusa, umwe agatonorera undi bombo y'icumi. Abyumva? Umugabo agashima umugore ko ibiryo yatetse biryoshye. Yego. Rutayisire yaranabikubwiye ko ari igihe umugabo ataha mu rugo agasuhuza abashyitsi, ntasuhuza umugore. Batese nde kutansuhuje ngo kandi duhorana. Niya ndirimbo yigeze kubaririmbira niba ari mwebwe avuga ngo Karamour fait place au quotidien. Ni twebwe. On s'est aimé comment se quitte. Twaririmba. Nuvuga ngo l'amour fait place au quotidien. Donc umugore wa mukobwa warongoye ukunda ntabwo abaye umukobwa ukunda wa murongoye. Umufashe nk'usanzwe. Twewe turahora nasinga usuhuza. Babyumva? Bwo sindatangira. Ndimo ndareba uko nateguye ko ejo niriwe niga nanategura. Yego. Hanyuma affection and attention, gukunda no gutegana amatwi. Kumva. Akongera ati beauty attracts but character keeps. Ari umudamu ari n'umugabo barabivuze. Ubwiza buragukurura ariko imyitwarire irakugumana. Abyumva? Yego. Ni hahandi bakunda kuvuga ngo ubwiza bw'umukobwa bwamugeze ibwami ariko ubwenge bwe nibwo bwamukura. Oya. Nibwo buhamutinza, buhamugumisha. Character, imyitwarire, character keeps, beauty attracts. Ubwiza burakurura, imyitwarire ikagumana. Urabyumva? Ikagundira, katubyite kugundira. Okay. Umusaza kantusoreze kuri aka ngaka. Umusaza ati abantu bose abagabo na hano birahari no mu Nigeria. Yego. Ati abantu bavuga ngo abagore barabuze, ngo abagore beza barabuze. Ukumva abantu babigize slogan rwose bakabyemeza. Agatanga urugero ati abahungu ba kino gihe babandi bavuga ngo abagore barabuze. Bameze nk'umuhigi ujya mu ishyamba ahiga ikinyugunyugu. Babyumva? Yego. Iyo ugiye mu ishyamba uhiga ikinyugunyugu ntabwo inzovu yibona. Ukurikirana umuhigo wawe. Uri kuri focus y'ikinyugunyugu. Inzovu kayica iruhande. Bivuze ngo abavuga ngo abagore beza barabuze bashaka iki kuri abo bagore d'abord? Ni ikinyugunyugu ugasiga inzovu. Nkako kantu ejo hari umushuti wanjye twari turi kumwe ambwira kuntu ajya gushaka umugore. Ngo bamurangiye abakobwa benshi ariko kuvuga nyine ukuntu ngo abagore babuze cyane. Barandangira namugeraho ngasanga ntago ari umugore. Nkabona ari mwiza, ateye neza, afite akazi keza ariko nareba imico ngasanga yibera hehe mu kabari. Oya. Oya reka simbi. Ngasanga yibera mu kabari. Oya. Umugore yamwe inzoga amaze gushaka. Ariko rero umukobwa agiye mu kabari byo nanjye ubwo byapfa. Ntibabaho. Yine babaho ariko usanga ari abagore. Yatangiye kuba nyiragitariro akiri umukobwa. Ntago wabivamo. Ubwo twatugeze ku muhigi w'inyugunyugu. Umuhigi w'ibinyugunyugu mu ishyamba ntabona inzovu. Yego. Kandi inzovu reba ukuntu ingana n'ibinyugunyugu nka miliyoni.
miliyoni gusa se buriya ntabwo byavamo. nabwo ntabwo byavamo. Inzovu ishobora kuba ipima nka toni kandi ibinyugunyugu ijana nta n'ikiro cyavamo. abe n'amagarama ngahe. Hanyuma rero ati iyo mubanye wisdom recognizes wisdom. Ati character attracts character. None uvuga ngo murakururana no kuba presence in mind. Akanyuma ati conversation is not confrontation. Ibiganiro communication mu rugo niyo turaza gutindaho cyane. Conversation is not confrontation. Uri kubyumva? Yego. Noneho rero ikibazo cyose ntawe mbreminze ubonesheke twese muri nature kuba twigisha urushako abantu bakiri batoya ariko bagera muri responsabilité batangiye kubana tukabatererana bakibura bakishakisha icyo gihe baba bakeneye communication nzima. Communication nayo mu buryo butandukanye. Uyu aravuga ati conversation is not confrontation. Ntabwo kuganira ari uguhangana. Nta nubwo ari igihe cyose ari kuganira ku bintu biremereye. Nibyo Rutayisire ababwiraga. Utuntu tw'amafuti uziko nahuye na wa muntu mwiganye wa. Uziko nahuye na wa ngudukuru tudashinga. Uziko nahuye na wa mwarimu wadukubitaga. Uziko kana I'm very sorry. Ari umubyeyi witabye Imana ejo bundi. Ubwo nabyo mpise nibuka amakomunikasiyo abantu baba bagomba guhana. Damu witabye Imana witwa Felicité w'ibyumba. Tuzajya kumushyingura tuzajya mu gitaramo cyo kumusezera kuwa 4 kuwa 5 nibwo azashyingurwa. Ubwo mbavuga benda ayo makuru kuko musaza we n'inshuti yanjye n'abantu twari tunaturanye nabaye no nkora mariage civile nabaga mu nzu yo mukecuru wapfuye. Message nahaye umudamu navuga ngo mushiki wa Birahira yitabye Imana nyiri yanzu twabagamo igihe cya mariage civile. Urabyumva ukakongera no kumwibutsa ntabwo ari ngombwa ngo abantu bicare bavuga ibintu biremereye. Ntabwo ari ngombwa buri munsi muri bo muravuga ngo inzu tuzayisakaza babatameza atya tuzagura imodoka mu buhe bwoko ese ni hybrid ni essence mwana ziga hehe n'utuntu tw'amafuti. Yego. Burya hari n'abagore b'umutima akubaza ngo nimugora tuteke iki utaranadijera batarandurura kweki yakeneye ko muganira ibizima n'ibitari bizima. Abagabo bahita nibyo maze kurya ntibirangira mu nda utangiye kumbaza ibyo turi burya nijoro uramukomerekeje. Harakane nabonye maze iminsi nyuma y'ikiganiro cyanyu na Rutayisire. Harakane nabonye ko umukecuru wabanye n'umugabo imyaka 38. Ahambwe ati aravuga ati iyo mubana mugera mu kamera kimwe mugasonzera rimwe apetika bimwe ati ubusigaye ndya umupfakazi ati sigaye ndya saa 4 z'ijoro kandi nyifite umugabo naryaga saa 12 kuko ndabizi yavaga ku kazi ahita arya yagira peti nanjye kaza none bari wenyine ararya saa 4 saa 5 byana ko buri ko ashonje ni kwarya ntabwo ategeza no gusonza mbese ibya kurya kwe ni ugutunga igifu nta bindi ariko kurya muri famille. Dufite rero nshimira abanyarwanda ba mbere ikabyite wenda ariko hari abagihari. Ubundi umukobwa wigishwaga mu kumutegura agiye gushaka bamubwiraga ko kizira kikazirizwa kurya mbere y'umugabo. Yego. Ariko abagabo nabo rimwe ugasanga umugore aragutegereje ngo musangire waza ukavota ariko se ko najyanye inda yanjye yawe ukayisirana wakwiririye. Ubwo deja watangiye kugira ute kumuca intege. Agutegereje ngo musangire uramubwiye ngo jya wirira. Akubajije ibyo ari buteke nimugoroba bikiri saa 6 n'ibindi ntibirageramo. Ubwo harashira imyaka 3 5 bene izo communication izo ngizo atarongera kubivuga. Kareka arabyihorera. Bakabyihorera. Hanyuma ya communication kuvuga ubusa. Bagiye nk'ubwo abagabo bavuga mu kabari. Ntago abagabo bose bicaye kuri kontwari bavuga ibizima. Kare. Naze kukisugera mu rugo ntubivuga. Ukabaseri. Turu tw'amafuti. Ugera mu rugo ngo ukabaseri. Ugakanzu karakubereye. Zira nkweto zirashaje ntuzongere kuzambara utuntu nk'utwo. Nahuye na kana ka wundi warageraga inkazi wanyu. Kavuga atari kuracyari na mwiza. Urumva. Noneho ikibazo rero muri communication.
hari defi ikomeye cyane n'uyu musaza nakubwiye wo muri Wisdom Rutayisire utarabivuze ariko ubwo nuko mutabimubajije muri communication kugira ngo ibe nziza yubaka muhera ku tufuti urabyumva mwashaka no kuvuga ku biremereye mukabanza kubyiza mugabo wanjye mugabo mwiza usigaye utaha kare se burya waretse inzoga ese ntugisangira na cyakanaka cya kindi gisinda cyane gutyo kinarwana warakoze kureka bene bariye warakoze kutwubakira inzu wakoze kujyana abana ku ishuri utuntu tuzima ariko wize utangira ngo ni iki nabonye muri message muri telefone yawe ubwo utangije intambara communication nzima igipapuro cyanye nagitaye uwo musaza harandi yavuze ngo ngo ingo nyinshi ariko nabishyize kuri statut ngo ingo nyinshi zahindutse nk'inkiko aho umugore ari umushinjacyaha umugabo akaba umunyacyaha kugeza umugabo ataba umushinjacyaha oya kandi ubwo ndimo ndavuga ndakotinga ibyo yavuze ibyo bindi nabyo birashoboka yego ariko izo ni nkeya cyane ndimo ndabwira abantu bose bisake impande zabo yego mwisake iwanyu wisake mu nshuti yego no mu baturanyi urebe ko inkiko zirimo zibeze zite umushinjacyaha n'umugabo cyane umugore umunyacyaha n'umugabo cyane umugore icyo ni kimwe akenshi umushinjacyaha uwo mugabo yavuze ko ari umugore kuko abagabo benshi bagira amafuti kandi abagore barakontorora cyane nabyo bitari byiza urakontorora ukagera muri telefone iyo turi muri ya communication nakubwiye ngo kuvuga ibizima n'ibitari ibizima cya kabiri guhera ku byiza igihe mugiye kwataka ikiremereye ariko kugabanya inkiko nanone niba muganira ntabwo ari ugushinjanya vuga kumve agutega amatwi nawe agusubize ariko iyo utagiye kuvuga umutunga urutoki abagabo benshi ahita yisohokera kavuga mureba mu maso gutya cyangwa wimyoza yapfuye iyo ibyo byarangiye tuganire tuvuga ngo ariko ugira ngo kandi nakubwiye iyo ni communication that's confrontation abagabo rero bakinogeye kubera gukunda amahoro kubera na gender n'inzego zabishyizemo imbaraga zirengera abagore ahita yigendera rwose igikurikiraho ni iki atangira kurwana no kugira ngo ajye ataha wa wundi umutunga urutoki yasinziriye ubwo ari hehe mu kabari niko kavamo iki depense amafaranga y'urugo inshuti mbi n'akishyamba aho niho tubonekera mu kabari urumva icyo yahunze intonganya yahunze ibiganiro bibi yahunze confrontation kandi wakeneye conversation urabyumva yego good communication igatangira ubwo yapfuye ufite abagore bakazamura ijwi akavugira hejuru Rutayisire nuko atabibabwiye yabivuze mbere aravuga ngo yasabye Imana ngo Mana uzandinde umugore usakuza uzandinde umugore usambana uzandinde umugore niba usinda voilà hari umugore ahinduka inkotsa urabyumva inkotsa ugakizwa n'amaguru mwese kubiseka reka nkubaze n'uyu mugabo hari ibindi yabivuzeho yavuze ngo ni gutumenya 11 ba mbere babanza muri Arsenal ubazi bose ariko kumenya abarimu b'umwana wawe bikakunanira sometimes utazi section umwana wawe yigamo cyangwa amazina y'umwana yose utayafite ariko y'abakinnyi ba Arsenal urayafite ubwo urumva icyo bishatse kuvuga nese abantu baba bari imbere ya screen mu mipira basiza andi screen mu rugo ntibawurebe umupira ntibawurebane nabo bashakanye ntibawurebane n'abana akajya kuwurebera mu kabari niki kwahuriraho n'abandi bafana ngo bagire batese binjiza igitego se bafane mu rugo se bo ntibafana abo mu muryango ntago bafana ntago byaryoha iryo ryoha rero rituma urara rwa ntambi kuri kontwari ngo wagiye kureba match ngo kandi wawe waraguze screen waguze iki ubundi kutayireberaho wayiguriye abana n'umugore wewe uri umukuru w'umuryango umutwe none ntutekereza ku muryango
waguze screen uyiguriye urugo wowe ujya kuvumbiza abandi iyo mu kabari uri kuvumba wawishyuye wayisize ukanishyura uri kunywa akabyeri. Okay. So ibyo rero izo nizo za communication navugaga ari mu bwoko bwinshi. Hari abaganira bashaka gufatana mu mashati kandi abagabo ba kino gihe mu bantu bakunda amahoro nibo ba mbere cyane rwose. Abantu bakunda amahoro nibo ba mbere, akicecekera akagenza gakeya nuko akagenza makeya kugira ngo adakoma rutendere akakaruma les esprits akagenda. Ikindi ubwo icya telefone mana yanjye cya telefone hari kera nko mu myaka ni nka mbere ya corona arakantu kigeze gusirikira kavuga ngo umugore hari umugore umera nka Rwanda Revenue buri kanya kubaza ngo amafaranga wayashyize he, ubundi akamera nka ribu buri kanya kubaza ngo ikiwa gikoze ute, ejo bundi akababaye mbese ugasanga umugabo kwa kuri nakubwiye nyine umugabo igihe cyose none yarangiza akajya muri telefone akabanga uyu mwandikira n'ikibiri yavuga nti ngewe ni mine yaguturikana rwose ikakwangiza urashaka miki itumuturikana direct urashaka miki noneho ntuwicaje umuntu ngo mubaze bimeze bite gahunda izi nizi wagira gutya byose ibyo rero communication ipfuye mu rugo rero hahita hazamo distance. Ariko ajya muri telefone wamuhaye impamvu zo kuyijyamo telefone y'umuntu telefone se igira mandate telefone ni y'umuntu umwe nyumva bivuga umwaba azabikore akazi kawe ndi kwigisha abantu telefone ni y'umuntu iriya nimero ibaruye ku muntu umwe nta nimero ibarurwa ku bantu babiri yego urajya gushaka warebye ibyo muyawe ariko njiye mu ijambo ntago nshaka ko ari byo urashaka ko koroshya ibintu kandi simbishaka wari ugiye kuvuga ngo iki nari ngiye kuvuga ashobora kubona utakimwitaho akumva ko wita muri telefone akavuga ngo uyu muntu utanyitaho ngerageza kukwegera ngo tuganire akampunga bimeze bite akumva ko wungira muri telefone wayikuvamo se yaba ari kukubwira ukaba uri muri telefone nkaba muri kuvuga nagira ngo akwiteho nawe umwiteho ukaba uri muri telefone akavuga ati ngomba kumenya ikiri muri iriya telefone ubwo tayari wamuhaye impamvu zo kwinjira muri telefone iyo ntibaho telefone ni y'umuntu nimero ibaruye ku muntu kunyumva yego atagwaye uburenganzira ngo akubwire ngo dore password yanjye niyi dore pin nkoresha kuri mobile money niyi bireke naho nta pin yabirimo yireke ni y'umuntu ku giti cye icyo ukuramo se cyubaka urugo kirarusenya none se kucyurusenya ari wowe ubyizaniye ariko nibiri kuba muri ako kanya kugira ngo ayirebemo ntago biri kurwubaka ahubwo mwari mureka tugendane ahubwo wakwigishije abantu uburyo bakubaka urugo bakagira communication nziza bakareka telefone se oya so kureka abantu bareke telefone z'abandi full stop kuvuga ngo ibindi byose ega telefone ushobora kuvugamo na business ubuse buri kanya simba nkubwira ngo urasettinga kamera ryari kukisi hanyuma si biri kuvamo uzingo zimaze gusenyuka erega ejo nibyo twari turimo mu izindiro abantu gasanga urumva bikurakaje se mwari oya reka mbivuge nubwo video zanjye zatakaye mu izindiro twagiye ahantu muri famiye abantu bafite ubushobozi pe bihagije batuye mu kibanza gifite nka metero kare 800 cyangwa 1000 inzu igeretse kabiri irimo za gym tonique hejuru irimo na ntuza na comptoir irimo amafirigo ibintu biruzuye urugo rurimo imbwa 30 yego nyagasani zirya zifite n'abaveterineri haparitsemo amajipo abiri ya Benz hari indi vane ngo itwara abana idahari n'imodoka y'umugore iparitse inyuma urumva urugo rubamo imodoka enye na jardin n'agapaniye ka basket ndabyumva aho hantu rwose harifashije ariko ngo umugabo yangaje ingenza ku mugore ifuhe naryo ni kiri kibazo yashyizeho abantu bagenda ku mugore we aho anyuze hose yatse imodoka nabo batsinde baramonse mu makaritsiye yose neza abantu bamenya nigatuna ngo arambutse karitsiye yose aho umugore ageze baba bamuriho none ubu umugabo arafunze
nubwo adafungiye iby'urugo. Urabyumva? Yego. Umugabo arafunze, ejo ubwo twari twagiye kugira ngo twinjize umugore mu rugo rutarimo umugabo, iyo nzu igeretse imeze gutyo yari itangiye gusenyuka kubera ibyatsi byari byarameze, imaze amezi 2 nta muntu urimo. Kukera yarayivuyemo inde umugore yari yavuyemo nyine kubera ayo mahane, bari barafashe umwanzuro ko umwe ava mu rugo, amaze kuruvamo kuva mu kwa 9 k'umwaka ushize, bemeza ko umugore ari ugenda kugira ngo baticana. Umugabo afunzwe, abemeje inama inteko y'umuryango, imiryango yombi iravuga ati none ko twahamukuye ngo aticana n'umugabo, umugabo akaba ari mageragere yagarutse mu rugo, nkaho ibyo bidahagije. Umuryango w'umuhungu ufata imitsina wanga gukingura inzu, ejo twagombye kuyibomora ku cyumweru. Inzugi turica kugira umugore yinjire, bandika ibintu byose amasaha 5 kuva saa 4 kugera saa 9. Twara abantu nka 30. Urabyumva? Ndabyumva. Ariko ikintu cyambere ubwo iyo mvuze ngo kushyiraho ingenza, nuvuga ngo umuntu ushyira ingenza kubo bashakanye, byanze bikunze telefone y'abarayijakaje yarayirangije, aba yarayirangije. None ingenza akazibwira ngo mujye mucunga kanaka. Ngibyo aho bibagejeje. Icyakabira aho bihurira nuko mu batanga buhamya bashinja umugabo uwo nguri mageragere kuri 30 jours, tuzarujyamo mu migore we. Ubyumva? Ndabyumva cyane. Kandi ubwo umugore yarakaye gute muri kwa kujya kwicumbikira byemejwe n'umuryango guhera mu kwa 9, byageze nko mu kwa 1 zangenza z'umugabo zifatira umugore ahantu zirahuruza. Umugore akubitamo nk'ibyumweru 2. Umugabo aza kumusabira imbabazi, umugore arataha asubira hahandi yarasembye. Kumva ibyo bintu bitoroshye, ariko wakwitonze. Ubwo abana icyo gihe umugore afunze, abana babanaga nande ntibari kwase na nyina arafunze. Umugore avuyeyo nawe haje icyo cyaha cy'ibiyobyabwenge, aba mu bagitangira ubuhamya. Urumva ni kibuye naguhonze, bwenge naguhenze. Umugabo wibuka? Ndawibuka. Ingenza z'umugabo zafatishije umugore muri rogi, arafungwa. Kandi umugore utari ukibana n'umugabo. Nibyo nari ngiye kukubaza. Umugore utakibana n'umugabo bamufatira muri rogi agafungwa. None si sezerano ntibakirifitanye. Ntago yahukanye, ni umuryango wa desize ngo umwe nave mu nzu, yitekerezeho tuzongera dukora indi nama twongere tubahuze cyangwa musabe gatanya. Gatanya ntiraboneka. Muri ubwo buzima umugore arimo, wakumva nk'umuntu amaze amezi 4 muri ubwo buzima, abana n'abana asembereye, arara rwa ntambi, imbeho, umuntu waryamanye n'umugabo, umuntu wararanye n'umugabo, agize ngo arajya kwisayidira, ingenza z'umugabo ziramukwase, afungwa icyumweru cyangwa ibyumweru 2. Umugabo cyo kwaza kumusabira imbabazi, asubiyeyo rero nibwo noneho havutse mu kwa 3. Urumva ni ama episode. Mu kwa 3 umugabo noneho akekwaho icyaha cy'ibiyobyabwenge, bamutayemo, ubu ari kuri 30 jours. Umugore ari mu batanga buhamya b'imbere cyane. Noneho ubwo icyabaye rero ya nama y'umuryango yarongera avuga ati dore yanze umugore yayivuyemo, twanga ko yazicana n'umugabo, noneho nayizemo ireke gupfa ubusa. Icyo nicyo cyari cyatuzinduye. Ariko nabwo byari amahane gusa. Iwabo w'umusore badashaka ko yayinjiramo. Bashikiri bari bafite ifunguzo banga kuzitanga, turamena, turabomora. Ubwo akantu nari nibagiwemo uretse gatoya. Iyo nama y'umuryango yo mu kwa 9 yateranye habaye iki? Umugabo ngo yaraje azana icyuma gicyaye cyane, atemagura amapine y'imodoka y'umugore. Aha nimpagera ndaguha ka video uzanagashyireho uhibuke. Ndahibuka. Amapine yahindura uburere. Noneho babibonye bavuga ati umuntu ugira imodoka y'umuntu gutya abonye nyirayo byagenda ute? Byagenda bite? Ahita mwica. Niko bafashe umwanzuro tariki 22 z'ukwa 9 baranzura
bati umwe muri aba agomba kubisa undi. Babwiye umugabo ati wowe genda, umugore asigare mu nzu n'abana, umugabo atinda agacibwiri ntaba ari ugenda. Ariko ku mpamvu z'umutekano wa bombi babwira umugore ati noneho ubwo umugabo yanze kuhava bari wowe wigendera n'abana. Yego. Bajya gusembera. Hakurikiraho ibyo byose rero, nyuma yo gusembera hakurikiraho ko umugabo yamushyizeho ingenza nta handi aba. Nejo bagiye gusinya, mushiki w'umugabo yaravuze ngo mwongeremo ingingo ko ino nzu nta wundi ugomba kuyinjiramo ari uyu mugore gusa. Nta n'umushyitsi yemerewe se? Oya. Nundi se ko abayeho. Ariko ntabwo ari cyo yavugaga. Umushyitsi w'umukobwa musaza we birashoboka. Ahubwo yavuga nko kuvuga ati hatazagira abagabo bayinjiramo. Ubwo ibyo nakubwiraga rero muri icyo gihe agiye kwisayidira mu kwa mbere ingenza z'umugabo ziramukwatisha, arafungwa, umugabo amusabira imbabazi, arafungurwa, nawe ageze hanze aza kumutangabamya kuri kesi ifungishije umugabo. Urumva urwo rugo inzu babamo ntabwo iri hasi ya $500,000. Urebye ibyuma bya Gym Tonic biriyo hejuru. N'uruketero urutamiriro hano. Kibazo. Ubwo urumva nageza aho iyo dossier numvaga ntari buyivugeho uno munsi ko nababaye cyane. Amavideo nafashe yabuze, nababaye cyane. Ariko byose communication irapfuye. Utangiye kuba ribu, urajya mu matelefone, urumva none utangiye gushyiraho n'ingenza byapfuye. Ingenza ngo mundeberaho hanyuze. Ubundi hari umugabo w'inshuti yanjye nanjye ariko niko nteye. Umugabo w'inshuti yanjye twakoranye nka muri 1996 ibyumba. Weekend yayiriraga i Kampala. Iyo yumvaga ngo umugore we agiye kurira weekend i Bujumbura, hetaga ajya Kampala kugira batazagira naho bahurira. Kuki se batajyana? Mva kandi siwe ntacyo wumvamo. Bajyana ze kugira bati umwe yapanze ibye, ahubwo niyo we yabaga umugabo hagize umuhamagara ngo ajye Bujumbura, yarabyirindaga kugira ngo atamenya ibyo umugore yagiyemo. Hanyuma weekend ikarangira bose bagahura. Ariko ndumva njewe bakajyanye kandi ajyana ariko urabategeka byigishe abantu baje basi. None se kucuri kwigisha abantu communication. Banza wumve. Ibyo ni bya Rutayisire. Okay. N'abandi ba pastor. Ngiye ndi kwigisha abo byananiye. Niba byakunaniye aho kwangaje ingenza, irinda kabari umugore wawe anyweramo. Niba agiye ku kibuye girwamagana, wiha amahoro. Mushinze nabikubwira umutera urushyi. Kukubita no gukomeretsa. Urushyi ntabwo rukomeretsa. Kandi amagambo abazanye wakwemera ukanabifungirwa kugira ngo akuzane ubintu ngo ngo aciye aha ngo aciye. None imodoka plaque iyi ni tuyibonye aha. Ukabona imodoka y'umuntu ugahita wamagara ngo ese ngo ko waje inaha ntumbwire, kandi wenda ari umugore we wayifashe ayijyanye mu nundi muntu. Kwirinda bene ayo makuru. Yego. Nta kirimo kureba muri telefone, nta nyungu zabyo. Nta bantu barebeye mu matelefone abo bashakanye ngo bibaha amahoro. Turabona. Yego, ntabo. Nta wangaje ingenza ngo bimugwa amahoro. Yego. Kuko ingenza binimba bivuga umuntu uvugwa mu mwandiko araza kubimenya. Hari abantu bangaje ingenza. Yego. Baziha amafaranga, bakajya baziha amafaranga uko zizanye amakuru. Noneho icyo zagenzaga zifata ubusa nta gihari. Yangenza kubera kumenyera kwicisha inkwaro kwaha ugahora ukumanitse. Ibuza amakuru itanga ijya kubwira ubayitegetse kugenza. Yavuga ati mpa ku mafaranga nkubwire. Abarayamuhaye. Ahita avuga ati uzi ko bampaye akazi, umugore wa kanaka n'umugabo wawe bampaye akazi ngo njye ndeba imuvoma zawe n'uriya mugabo wa kanaka. Umugabo n'umugore bishyize hamwe bangaje ingenza ngo zicunge abo bashakanye. Nuvuga ngo ngewe madamu wawe nanjye yego tugashyiraho amafaranga yego ngo bacunge wowe na madamu wanjye, ngewe na madamu wawe tukishyura kugira ngo bancunge ngewe na madamu. Noneho ingenza ishonje iza kuri madamu wawe, ayihaye amafaranga ahita avuga ati
tumaze iminsi mu kazi tumaze iminsi mu kazi rwose buriya kugenzura uduhemba ni kanaka waduhaye akazi ni kanaka urumva ati kanaka uriya mudamu yaduhaye akazi ariko utwishyura ni umugabo wawe urabyumva bose icyavuyemo ni iki icyizere kiba kiyoyotse none se abantu bangaje ingenzi urumva ari bazima kiba kiyoyotse so nuvuga ngo rero hanze ande hori ya communication iri effective kandi muri communication ntabwo ari ukumvisha amatwi mu rugo ntabwo wumvisha amatwi wumvisha umutima kuko mu rugo havuga amaranga mutima sibyo yego havuga amaranga mutima ntabwo ari ukumvisha amatwi havuga amaranga mutima umva uwo mutima urabyumva ndakumva cyane hanyuma nibirangira nikinaniranye mu Rutayisire yabibabwiye Rutayisire yabibabwiye ngo nicyo iyo kitunaniye kubera impamvu z'akazi kejo turagisubika tukazakomereza twazagisubukura iyo niyo communication none abandi communication iranze noneho ugiye kwiha communication yundi ugiye muri telefone ye byakabaye biba n'icyaha none nyuma y'ibyo ufasha amafaranga y'urugo ugiye kwishyura ingenza zo kukunekera uwo mwashakanye urumva aho tugana abasore rero bavuga ati ingo za kino gihe wapi bakatinya kushaka ya sirifuru thinking ariko ndaza kukibuka ya sirifuru victimization ikaba affecta barabona abantu baguruka nk'iyo ndebye ibyo bintu byo mwizindiro amafaranga abo bantu bafite nkareba ibyo barimo ntaweze finaro ntakwibonera nakwirebera umuntu ugasanga couple yibera hano kwa Kiruhura mu nzu y'icyumba kimwe bibaniye amahoro umugabo ni umunyonzi umugore ni umunyagataro nta kibazo ariko abantu bagera naho bazana ikibuga cya basket mu rugo bakagira imbwa 40 cyo kwa twasanze hasigaye imbwa 8 ariko ibibuti bihari ni iby'imbwa 30 bivuze ngo umugabo nafungurwa ashobora akazana izindi babyumva yego ukagira gym tonic sale ya sport iruti yo mu mahoteli amwe namwe ariko bikanga ariko akenshi ngo ifaranga ryabonetse ngo umutekano mu rugo urabura yabo ngabo ntagiye batarigize n'abana bo mu mubyeyi n'abana bakambakambiye muri diplomasi ababyeyi babo bombi bari abadiplomate ntagiye babuza amafaranga babyumva yego ntagiye babuza amafaranga ariko ukuntu warega urugo narwo rurinjirirwa kuko nukubanza ukanareba umudamu twabanje kuganiraho ndamubaza ariko se ibintu byaje ryari babanye imyaka 15 bafitanye abana 3 b'abakobwa yego arambwira ati nta mwaka numwe wabaye muzima ngo byose ngo byaruko hanyuma ukamara 15 se ahubwo nuko ingo zinjirirwa rimwe na rimwe hari ikimungu cyinjirira ingo zimaze gufatisha hari abigira inshuti bashaka kugusenyera ngo umere nkabo yego buryo ufite urugo rukomeye cyangwa urugo rubanye neza cyangwa se naho rwabana nabi bikaguma indani abashenye bifunguye ntago baba bakwishimiye niyo mpamvu ujya ubona baba bagerageza kugira ngo nabo reka nkwereke igipimo cy'abo bantu uzabirebe iyo ugiye mu kabari ubu uzi umubare w'amacupa uranywa n'isaha uratahira yego sibyo abantu babizi ariko wa muntu ubona utashye nta nyota ufite amafaranga urayafite ariko kubera isaha wapanze yo kugira ngo ugere mu rugo famille batararyama cyangwa neje ukora akazi neza akakubwira ngo babe baguhaye untegereze wumva icyo akoze ararushenye inyota wayishije areba sibyo se yego inyota wayishize areba ntiyishiye na rya rindi rya mbere hari n'abameze nayo ahita bavuga ngo niba utahise urimo ngewe ndabubwanire bari bike nzarimwejo ngo niba utahise urimo ngo ndabyihore ntigenda gihorire gireke ndebe ko ngira nubundi ejo nzongera nisengirire uwo muntu iyo nshuti ishaka kuvuga ngo winsiga mu kabari mudataha hamwe mutazanye mudakorana mudahuje ibibazo arimo arasenye cyane yiyicariye kandi yigize inshuti saa 5 baguhinda imitsingi nini saa 8 ariko urajya hehe uradusiga iyindi uradusiga mu kabari bikora icyumweru sasa urebe ko wa muntu uzasanga kiri wa wundi ugera mu rugo mu rukerera bikora icyumweru
ubwo ntirugiye cyane ntirusenywe kabisa. n'aya mitsingi ntabwo rusenywe n'inzoga umugore yagushatse azi kunywa inzoga ariko abizi ko utarenza mitsingi 3 2 yewe ibyumba hari abagatsinge enye zirangira nta nazirangiza nkumva undi yavuze ngo bakongere ngo bagushiriremo akandi kare kose waruri kare kose iyo nywera yanjye waruri ko ariko nari ifite inyota irya mbere aba ari wowe wariguze ku ibyo bintu nabiziraga kubi so nukuvuga ngo abikoreye mu kabari ariko ashenye urwo wasize mu rugo akumenyereje amasaha gutaha amasaha yatinze abana bamaze gukosora aho mwaka wenda abana baranazinduka baragenda utababonye wewe wari ufite pressure uvuga ngo ngire ku meza rimwe n'abana na famille bavuga ngo babe bagwaye irindi bana tugenda Timucoma nayo nabashyizeho akanyama bene abo nta nakubashirije yaretse zikakwica se ukagenda witega akasha waje areka yashirije akanyama bagira ngo kuko icyo gihe abagira ngo uri butahana akabaraga ukagira zitagufata abashaka kugende witega abo barahari so rero ubwo urumva dusoza kuri ingingo abantu bagomba kureba urubyiruko nzaba ndugira inama ubundi ubwo nibura nibanze ku ngo zisanzwe zihari ukabona zirapfa akantu k'amafuti kubera iki dufite abantu batazi gushima ibintu byose akabureminga icyo gisaza cyawe navuze ngo hari abagore bafite amakarine bandikamo udukosa tw'abagabo gusa aho kugira nibura bandikemo akantu keza ejo yanguriye ururabo yanguriye igitenge yampaye yanegeye moto yatahanye umugati utwo rekada ariko ibeshye ujye kwitabira telefone muri salo arahita yandika n'isaha abo nibo bisenyera yego hari ibintu biba mu ngo ukabona aho bigana atari heza kandi ari bubwabo so urubyiruko tuzaruvugaho ubutaha none se iyo ibyo byose bibaye mu ngo ayo makimbirane akaba ninde mukwiye kugisha inama ngo urabinyibukije abagore nasanze hariya mu izindiro amahirwe nagize nuko nahasanze iyo miryango yombi irimo abakeopi uwo mugore nyir'urugo bari babimubwira turimo tuganira impande zombi batareka uyu munyamakuru we turamuzi rwose ati ibye biba biri ku murongo ntabwo abogama ati kandi yarabitubwiye basuramo ka kantu nakubwiye ngo urugo basangiye gusubiramo ngo urugo rwageze mu itangazamakuru ngo no mu mategeko ngo no mu buyobozi ntiwarukira urugo nsanga barimo barabivuga mu gikari imbere y'aho imbwa ziba bitavuga ngo urwarenze portaye niko nahise mbabwira rurenze portaye menya ko rutakiriho rurenze portaye ntirukiriho uko gushyiraho ingenza uko kugira gute ibyo mutabashe gukemurira indani nta ruhari abandi bose wahamagara imiryango nukubanza ukamenya yo niyihe ese abo mufitanye isano bose bafite ingo nzima ese bo babanye gute babana bose bundi niyo baba bafite urugo ruzima ntago bafite izo karite zo gutanga inama ego ushobora kuba uzi pratique ariko utazi kuyishyira muri ntuzo wowe ubwawe uzi ibyawe ubwihangane bw'abantu ntibungana ushobora gusanga muri abo bantu babanye neza umwe yihangana afata imitsiri uwo rundi ntabwo afite ubwihangane ntabwo afite si ngombwa rwose uwo wagisha inama wese ni amahirwe Rutayisire yarababwiye ngo jya ubanza ugisha inama Imana n'umutima nama wawe ibyo nibikunanira yamanike uyakire se ku rugo rwanze niwe umutima nama wawe wakunaniye ku rwanze nyine kunanira nyine kandi umutima nama wawe ufite ugomba kumenya ikibi n'ikiza ukamenya abo bana ukamenya ABCD ariko abantu bagafata umwanya wo gukurura ibyiza byabahuje nayo kuzana abo hanze bo bikubiye gake hari n'abuzana uretse gato ejo bundi Alphonse Twahirwa yarambwiye ko ari wagiye kugisha inama bumva amaganya ye umwe mu bari kumugira inama araza n'inkiki yari isigaye arayirika umugore yagiriye inama umugore yagishije inama umugabo couple yagishije inama indi couple none umugabo mubaje kujya inama ahita afatiraho kuri wa mugore
hari umugore uba ku mihanda Mhm. ntabwo akunda kugaragara mu biganiro bya kirokore. Umugore bigeze vuga ko yari umu ADPR bakamufatira muri sauna ari gusigana amavuta n'umugabo. Warabyumvise? Nzayikwereka ariko uriya mugore n'uriya mugabo bamufatanye. Uriya mugore yavuye mu rugo abwiye umugabo ko agiye mu masengesho, ahita ajya muri sauna. Ageze muri sauna abaziranye na wa mugabo baramubona, basanga rwose yagaramye ibere hariya n'irindi hariya, wa mugabo arimo aramusiga ka scrub. Ibere ararigaragura uko ashaka. Urabyumva? Uwo mugabo yari inshuti ya famiye. Urabyumva? Yari inshuti ya famiye, ariko niba abacunguzi batari bo mugani wa Byansi, the Messi who are not. Urumva? Ari cisha hirya aratsirita. Usibye se ko baranakoze ntibabigira birebire, ariko manza barahise batandukana, nta manza zabayemo. None se umugabo akora ibere ry'umugore, hari yindi gihamya waba ukeneye? Hayo. Ariko abantu ngo hariyo wasanzemo se. Ibere ry'umugore ni iry'umwana yabyaye uryonka n'umugabo wamukoye, nta yindi. Ariko yasanze hengura hegira ashyira hirya yo papa ntabibaze gusiga nye. Iyo usiga sara usiga nta busiga. Ntabwo yabasanze muri rogi, ariko sibyo. Umva bitarenze. Noneho aho kiranarenze ko yarigaraguraga n'abandi bantu barireba. Hari uri kurikoraho, ariko hari n'uri kurireba. Iri kurireba. Muri bwa butanda abantu baryamamo basohotse muri sauna. Naba na rogi muba muri babiri. Noneho ryabonywe. None se bari ku butanda? Nta nubwo bari muri sauna mo imbere. Oya, ni ku butanda. Rwose yari yakoze mistake. Byose kimwe n'ahandi, ariko urumva ngo kugaragura ibere ry'umugore utari uwawe abandi bareba. Ako kantu abandi bareba. Rwaba rukibaye ishwi. So uwo mugabo rero nari nkubwiye ko abajyanama bamwe baza ari abandi. Uwo wagaraguraga ibere ry'umugore yari umujyanama w'urwo rugo. Ariko atangiye ADPR, ngiye mu masengesho nka wa wundi w'imuhanga. Ngiye mu masengesho kumbe magiye muri sauna. Yo ngaho Nyamirambo. Kandi nuriya wa Muhanga yari yavuze ko agiye Kanyarira kugira ngo nawe yisanga muri roho. Rero okay, tuzakomeza twigisha tugerageza. Urumva naringeze no mu by'amadini nabigira bo. Yifashe urubanza rwa uko twabivuze ku rubanza rwa Bishop Bosco, ugafata iri terana hejuru ry'abana bapasitoro batatu. Ejo bundi Mutesi we yanampamagaye, ariko yisobanuraga kuri bya bindi bya wa mugabo w'ibyumba. Urumva ibyo byose wumve ngo nta na hamwe biri bizima. Icyo bishatse kuvuga, yego, nta na hamwe biri bizima. Bivuze ngo no kwigisha tukavuga, abandi bakaza bakadufasha. Ahubwo mujye mubwira Rutayisire rwose ajya aboneka, ajye yihangana kuko umuryango uramukeneye. Yego, abisobanure, atanga umurongo natwe tubonera aho dufatira, haze n'abandi, ariko pratikoma nta miryango dufite. Yego, kandi ikibazo birafegita abana cyane rwose. Icya kabiri birafegita n'imiryango. Iburya nyuma ya gatanya, iyo ubanye n'umugore, basaza b'umugore wawe, barumunabe, bashiki bawe, ukuntu baba babanya bari umuryango umwe. Twajemo gatanya nta wongera gusura. Icyabahuzaga cyarangiye. Amamaza. Yego. Premium Construction Group ni abanjeneri beza cyane b'abahanga, bakora ibintu byabo kinyamwuga, batameze nka babandi tugenda tubona inzu zigenda zisaduka, izindi bakazibakuramo. Ariko inzu yubatswe na Premium Construction Group ibyo bibazo ntihura nabyo. N'abanjeneri beza b'abahanga rero baravanze, abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, baracyari abajene, baracyafite imbaraga, baracyafite n'ubushake ndetse n'ubushobozi bwo gukora kugira ngo bahereze abanyarwanda service nziza cyane. Bakorera hano i Remera mu marembo ya Rebu, ku munara uhari neza, urinjiramo
ukavunyisha kuri 0784 42 cyangwa 078559 80 nk'ibyo bidahagije bafite n'ishami i Rusizi rishobora gusavinga Karongi, Nyamasheke, Bukavu na Burundi. Yego. Hanyuma muri Vista Kigali ndabiseguraho ubwo ku cyumweru mbere yo kujya mu izindiro. Yego. Niho nabanje mpakorera video. Ariko nayo urumva byajyanye. Ibibazo video ya zindiro yagize byose byari hamwe na niyo nari nakoreye kuri Vista Kigali. So sustain na nyumve. N'indi video baduhaye muri Vista Kigali nabonye ifitemo copyright. Irimo copyright ntuzayikoresha. Genda nagiye kwifatira iyanjye. Wowe waragiye kwifatira yawe birangira bipfuye. Yego. Ariko n'umundi ari wambwiye ko tuzajyana sinzi impamvu wansize. Wowe najyanye mwese ntaho mutaniye. Oye kandi none ikibazo se ngiye nicyo ndi kuvuga cyuko ibintu byabuze. Ngiye twari twapanze ko ari tuzajyana. Nanjye tuzajyana. Ariko ugenda ntabimenye. None mbimenye ari uko ibintu byabuze. Oya biratandukanye. Wowe uvuga kujyana ushaka tujyane nka sangahe. Ariko umugoroba none ko nari nagiye saa 3 za mu gitondo. Je nshaka ko tujyana ariko umugoroba. Tegereza igihe cyawe icyo gihe nari giye saa 3 za mu gitondo. Kandi uwo twajyanye saa 3 za mu gitondo nta kibazo yarafite. Nubwo yabitakaje. Muri Vista Kigali rero na ahantu heza cyane ushobora kujya ukahagira ibihe byiza cyane. Bafite ibyumba byiza byo kuryamamo, ni icyumba gifite uruganiriro, kikagira n'urubaraza, bakagira sale nziza z'inama, bakagira screen nziza cyane zo kureberaho match, bakagira biyari yo gukiniraho imeze neza cyane, bakagira igikoni cyiza cyane, bakagira mucoma w'umuhanga ugira discipline ndetse n'isuku, bakagira abaseriveri beza cyane bazi kwakira abakiriya neza babasekera ndetse nabo bambaye neza cyane baberewe, bafite n'akajaride keza mwicaremo muri kwinywera kamwe muganira gake gake mungurana ibitekerezo. Baherereye hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira munsi y'umuhanda, ukabona icyapa kinini cyane cyanditseho Vista Kigali, ukinjiramo bakaguha service nziza kandi inoze. Tubahamagare kuri 0785 5 40 80 40. Hari inkurije nonaha amazu ya Maranyundo. Ndabona ribi imaze yongeye guta muri yomba abantu 7 barimo na noteri. Ubu ni yamanyanga yo kubutaka. Ni yamanyanga. Ndabona Karinije abayishyize ku rubuga mu kanya saa 12 rwose. Ni yamanyanga. Yego. Inzu za Maranyundo nazo ziracyahari kuri miliyoni 65. Mukaza mukazigura. Ni inzu nziza cyane kandi zikomeye, inzu yubakishije portail ya korotire ya Ruriba, ikaba yubakishije amatafari meza cyane ya bloc ciment imbere. Inzu ifite ibyumba bine, ikagira amadusha 3, ikagira saro, ikagira igikoni, ikagira jardin, ikagira parking ijyamo imodoka 3, ikagira annexe. Iyo nzu se wayinganya iki? Inzu nziza cyane. Abatazigura uwiyongoza kubaka. Iriya nzu n'ubundi ntiyagera ari itagutwaye 50. None byanamaze kuzamuka. Nk'ibyo bidahagije bagiye no gushyira mu kaburimbo igizaturuka hariya ku agaciro ikibanza tukibariye 15. Iriya nzu ntago yakuze itagutwaye nibura miliyoni 50. Yego. Nibyo ngibyo rero nibasure ziriya nzu za Maranyundo rwose bazigure. Kandi abajya kugura bajya bavuga ko babikuye kuri KOP. Bayikuye kuri KOP. Ukajya ugenda ngugure utavuze ko aho ibintu babikuye. Umuranga. Utavuze umuranga. Mwari ndagushimiye cyane rero. Asante. Ibiganiro byacu hano kuri KOP nakagaruka. Asante.